Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka nongere mbaye ikaze cyane hano kuri Bridge Sport, mbifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zose murimo, mbifuriza amahoro n'igisha cyane nibyo tuba tubifuriza hano kuri Bridge Sport, n'amakuru n'ibiganiro bya sport tugenda tugarukaho muri Rayon Sport. Uyu munsi hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa cyane, ariko muri iyi minsi ikiri kuvugwa cyane muri Rayon Sport ni ikijyanye na transfer ndetse n'ikipe y'abagore. Murabizi neza ko ikipe y'abagore muri ino minsi imaze kuba muri no weekend nibwo yatwaraga igikombe cy'amahoro, yitwaye neza, yatsinze ibitego 4 byose, itwara ikino gikombe cy'amahoro. Habayemo incident nyinshi zigiye zitandukanye, aho uwatsinze ibitego 4 yatsinze double brace witwa Kaboyi, ntago Ferwafa yigeze imuha baro atahana nk'umuntu watsinze hat-trick. Ibyo simbigarukaho cyane, gusa icyo ngarukaho cyari igikombe babahaye mu by'ukuri kidafatanye, kiri gutama PS barifotoza, hanyuma Ferwafa irongera iragisubirana. Birumvikana ntago Rayon Sport yari gutahana igikombe kiri kugenda gitama PS, byasabaga ko uterura munsi, kubera ko ngo barateruraga igice cyo hejuru kigata kivaho, icyo hasi kigasigara. So iyitwa Ferwafa rero ikaba yagisubiranye ku ruganda aho yakiguze, barongera baragifunga neza, ngo n'abatekinisiye baragikorogoshora bye baragifunga. Then uyu munsi inkuru ihari cyane muri Rayon Sport nuko ahagana mu masaa 4 za mu gitondo nibwo byari biteganyijwe ko ino kipe ya Rayon Sport abayihagarariye cyangwa se umwe muri bo agomba guhitira i Remera ku cyicaro cya Ferwafa, akaba yafata kino gikombe kubera ko cyari cyamaze kuba gitunganwa, ndetse na sheke yabo ya miliyoni 8 direct bagata bamanuka berekeza mu Nzove aho uruganda rwa Skol rwubatse. Bagombaga kuba bakimurikira boss w'uruganda rwa Skol, hanyuma nawe akabagezaho sheke ya miliyoni 11 yabemereye. Ubwo ibyo ngibyo ni mu muhango wo kubakira ndetse no kubashimira ku gikorwa cyangwa se ku bikorwa bakoze uno mwaka byo gukora icyitwa double gutwara igikombe cya shampiyona ndetse bagatwara n'igikombe cy'amahoro. Hanyuma iki gikorwa nibwo kirimo kugeza ubu ngubu. So uwo muhango uri kurangira ubu ngubu, ndi kuri kodinga ugiye kuba urangira. Nonaha abakobwa bamaze kuba babakira, bamaze kubashimira ndetse bamaze kuba bababwira byinshi bigiye bitandukanye, bagiye baganira na boss w'uruganda rwa Skol. Hanyuma miliyoni 11 babahaye bagiye kugenda bazigabane, staff technique yabo ndetse n'abakinnyi b'abakobwa bagende bazigabane, hanyuma baruhuke. Ku munsi w'ejo ku wa gatandatu mu gitondo bazerekeza aho bita mu Karumuna. Mu Karumuna kwa perezida bazaba bagiye gukora iki. Perezida nawe yateguye gahunda yo kuba yabashimira kuri wa gatandatu. Hanyuma kuri wa gatandatu ngo yabateguriye ikimasa rwose gikomeye cyane, cya kindi ikimasa kimeze nk'imbogo. Bagomba bose kwicara kwa gatandatu bakaba bagisangiriraho na perezida, bakamubwira uko urugendo rwagenze, bakamumurikira uko ibintu bimeze, ndetse nawe akabashimira. Habizi neza ko ino kipe y'abagore niyo igize ikintu kizima itwara kurenza n'iy'abagabo. Ni muri urwo rwego rero perezida yateguye kuba yagira gutya akabashimira kuri uyu wa gatandatu. Gusa ikintu twese turi kwibaza, ese ntago ikipe y'abagabo yo ntago izahakandagira? Tukibaza ese abagabo bazajya kuvumba ibintu by'abagorera? Bizashoboka? Ibyo byose nibyo gutegereza tukareba kuri uyu wa gatandatu. Ariko muri iyi weekend abagabo nabo bafite umukino wa shampiyona. Gusa muri ino nama impamvu ndi kwibaza ko n'abagabo bagakwiye kuba bahari muri ino nama, perezida ngo niho azatangariza umushinga ukomeye. Agiye gutangiza umushinga wo kuba bakwinjira ku isoko ry'igura n'igurisha, ndetse biteganyijwe ko icyo gihe bishoboka cyane ko aribwo uwitwa Namenye Patrick yazaririzinga cyangwa se yazatanga urupapuro ruriho urutonde rw'abakinnyi bose bari kwifuzwa mu ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma bakicara hamwe bakareba abashoboka ni bande, amafaranga nayahe. Ibyo byose bikaba biteguwe kuri uno wa gatandatu. Kuri uyu wa gatandatu rero akaba ariko icyo gikorwa kiteguye. Hanyuma abagabo tukibaza ngo abagabo bazaza kuvumba inzoga n'ikimasa cyenge w'abagore? Birashoboka?
ariko mu by'ukuri bazaba bafite umukino, ndakeka ari kuri iki cyumweru bafitanye umukino na AS Kigali. Ni ibintu mu by'ukuri byo gusoza shampiyona, nta kintu kirimo, nta kintu kizima kirimo muri uwo mukino uretse guharanira icyubahiro n'ishema. Nabaje kumenya ko uwo mukino bamaze kuwuha Saluma Mukansanga International, rwose azaba bakiranura, vuga ati ikipe ya Shema Fabrice ndetse n'ikipe ya Uwayezu Jean Fidele Kanzenzi kiranure hano kuri muri no weekend nibwo bazaba bari gukina. Hanyuma icyitwa transfer kigiye kumanuka muri Rayon Sport, hari abantu benshi bari kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bati Rayon Sport ko nta muntu numwe yari yinjiza kugeza kuri izi saha, nta muntu yari yinjiza muri staff technique yayo cyangwa se mu buyozi bwayo. Batubwiye ko bagiye kwinjiza Munyakazi Sadate nk'ukuriye scouting team, akaba ari we ugomba kuba akuriye abagomba kuba binjira mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Rayon Sport iti turi kugira ngo shampiyona ibanze irangire, hanyuma abakinnyi amasezerano yabo arangire. Birumvikana ko amasezerano arangirana na sezo, hanyuma abakinnyi twamaze kumenyesha ko tuzatandukana nabo bahite badusohokera mu ikipe, noneho turebe imyanya isigaye dutangire kuba twakwinjizamo abandi bakinnyi bashyashya. So ibyo birumvikana, ibyo ngibyo birumvikana kubera ko abakinnyi bagomba kuba harimo bamwe basohoka, harimo abakeya bazasigarana, abandi basohoke, hanyuma ikipe ya Rayon Sport yiyubake bushyashya. Niyo mpamvu Rayon Sport nta muntu numwe yari yatangaza uretse ibiri kugenda bivugwa. Hanyuma abafana ndetse n'abandi bantu basesenguzi bakibaza, natwe muri rusange tukibaza ngo Rayon Sport abakinnyi bo reka tube twitonze nta kibazo, ariko se abo bakuriye staff technique ibijyanye na scouting ko batari kwinjira ngo bazenguruka mu madokima bayacishamo amaso, bimeze bite? Bizagenda bite? Ese abakoze transfer za Rayon z'ubushize barongera bakore izindi? Ndagira ngo hano nkwibutse ko transfer zagiye zikorwa, abitwa ba Aaron Paul Gomis, abitwa ba Arsene Hagogo Kamara wagiye adakinnye, abitwa ba Ifunga Ifaso, abitwa ba Mugadam. Abo murabibuka ni abakinnyi batwaye akayabo, batwaye ipinda, batwaye ubwatsi, ariko biza kurangira nta kamaro kazima bafatishije ikipe ya Rayon Sport. So bamwe muri abo rero bagatekereza bakavuga ngo hari abakinnyi bagiye bagura, bagiye batanga umusaruro, wenda nk'uwitwa Eritier Ruvumbu imbere yuko agenda yatangaga umusaruro, uwitwa Joachim Ojera yatangaga umusaruro, uwitwa Youssef Rab kuba kugezana n'ubu kuba gihari, ni ntekereza ko hari ibikorwa yakoze kera akiri kumwe na Onana, kubera ko iyi patituye ntago yamuhiriye. Abantu bakibaza ngo abantu badukoreye transfer y'abanyamahanga baje bamwe bakagenda batanakinye, ese barongera badukorere transfer muri Murera ibyo ngibyo yari yarabihakanye, bivuga ko bidashoboka. Ese ivuga ko bagiye kwinjiza Munyakazi akaza akaba ari we ukora ku kazi. Hanyuma kugeza ubu ngubu umuntu hari ku makuru mfite neza gutya, amakuru agera kuri Bridge Sport, umuntu hari wenyine uri kwirukanga muri ibyo bintu byose ni Kayiranga Baptiste. Kayiranga kandi nawe Kayiranga yababwiye ko icyitwa kudetekta amatara, kuzana ba bandi bakiri batoya, ibyo ngibyo Kayiranga bazwa nibyo ajejwe. Icyo bagomba kumubaza ni abanyarwanda bakiri batoya bagomba ko bajoininga ino kipe ya Rayon Sport. Ikijyanye n'abanyamahanga, iyitwa Skol yamaze kuba iyohereza ngo intasi yarabibemereye ku kiguzi cya Skol, nta kintu ibajije Rayon Sport. Yaravuze ati mwe mutegure icyo nakwita ni trip, turabyita iki, mutegure urugendo rujya gushakisha abakinnyi hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Twebwe abagomba kujya kubashaka tuzabishyura, ndetse tunashyiremo n'abacu babandi batagomba kutubeshya, babandi ati ibintu bigiye kubaseriye noneho. Ibyo ngibyo Skol yamaze kubibyemera. So aho ngaho ndetse nakubwira ko harimo n'abo muri scouting bamaze kugenda, ni intasi za Skol zamaze kugenda zifatanyije na Rayon Sport. Ariko ibyo byose abakinnyi bazazana ndetse n'amazina yandi bazazana hose bagomba gusanga hari ukuriye ufite chief scouting mu biganza bye, akemeza ngo aba bakinnyi nibyo koko turabakeneye cyangwa se ntitubakeneye. Ubu ni Sadate, tukibaza ngo Sadate arinjira ryari, ikipe iramudutangariza ryari. So dutegereje inama y'ukuri uno wa gatandatu mu Karumuna. Nge niteze cyane ko perezida ashobora kuzavugira ijambo rikomeye cyane, kubera ko birumvikana azaba yishimiye bano bakobwa batwaye kino gikombe.
ariko hazaba harimo nabo muri tekinike mu bijyanye n'ikipe y'abagabo nayo ishaka kwiyubaka. Ubwo ntekereza ko perezida azahavugira ijambo rikaze cyane ndetse rikomeye kuri uno wa gatandatu. So ni gutyo bimeze muri Murera, ni gutyo bihagaze. Gusa ikindi kigiye gitandukanye, Rayon Sport ikintu cya mbere ishaka gukora no gusohora bamwe mu bakinnyi badafite akamaro cyangwa se batazakoreshwa umwaka utaha. Rayon Sport kugenda ikora gake gake yandikira ibaruwa umwe umwe. Gusa amakuru turi gukusanya abamaze kuba bandikirwa amabaruwa bose twamaze kubamenya. Anytime turaza kubashyira hanze mumenye ngo aba naba ntago baraba bari kumwe n'ikipe yacu umwaka utaha. Reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza.